rimwe na rimwe tubaye abanyakuri, ijambo ry'Imana ntabwo ritugwa neza. Igihe Yesu yagize ati mugomba gusiga byose kugira ngo nkurikire, iryo si ijambo riryoshye. Ntituvuga ngo tugende duhindura amagambo ya Yesu. Umubiri wawe ni wo rusengero kandi Umwuka Wera atuye muri wowe. Ntabwo ukeneye inyubako kugira ngo uramye Imana. Mu by'ukuri igikurura umubare munini w'abasanzwe baterana kuza mu itorero runaka ni uburyo babona ubuzima bw'abantu buhinduka. Ihame rya 12 ari naryo rya nyuma, bisaba abakristo batizirikana ubwabo gusa, bakuze mu mwuka kugira ngo itorero ribashe gutegura iteraniro rikurura abashyitsi. Nitwa Pasteur Ntwarane Anastase, ndi umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu mu karere ka Kirehe ahitwa Nyakarambi mu ntara y'Iburasirazuba. Nkaba narakurikiranye cyane izi nyigisho zo kubaka itorero rigendera ku ntego, ndetse zikaba zaramfashije cyane kubaka itorero nyoboye rikaba riri guhabwa umugisha cyane kubera izi nyigisho zo kubaka itorero rigendera ku ntego, kuko kuva tuzize twarazikoresheje mu itorero kandi zaradufashije cyane, kuko itorero ryacu buryubakiye cyane ku kubaka itorero rigendera ku ntego. Rero nkaba mbahaye ikaze kuri modire ya 3, tuboneraho no kubashimira ko mwitabiriye inyigisho z'ubushize. Tubahaye ikaze mu mahugurwa ku itorero rigendera ku ntego, modire ya 3, aho tuza kuganira ku kureshya abantu benshi no kubagumana mu iteraniro. Tugarutse ku nziga zo kwiyemeza, ubushize twari ku ruziga rw'abaturanyi. Uyu munsi turarebera hamwe uko twateza abantu intambwe bakava mu ruziga rw'abaturanyi bakaza mu ruziga rw'iteraniro, binyuze mu kwitabira amateraniro yacu. Iyo nyigisho niyo twita kureshya abantu benshi no kubagumana mu iteraniro. Kureshya abantu benshi no kubagumana mu iteraniro bisaba gutegura iteraniro mu buryo butuma rikurura abashaka gukizwa. Kimwe mu byaranze umurimo wa Yesu nuko wakururaga iteraniro rinini. Bibiliya ibyita ikivunge cy'abantu benshi. Igihe kimwe Yesu yarangije kwigisha, yifuje kugaburira abagabo 5,000. Bibiliya ntitubwira umubare w'abagore n'abana, ariko ngereranije nasanga ahari abagabo 5,000 hashobora no kuba hari abagore 5,000 ndetse n'abana 5,000. Birashoboka rero ko hari abantu 15,000 igihe Yesu yigishaga iteraniro rigari cyane. Muri Matayo 4:25 hatubwira ko abantu benshi bamukurikiraga aho yajyaga hose. Nsoma Bibiliya nasanze umurimo wa Yesu wari ufite rukuruzi yo kumuhereherezaho abantu benshi. Abatizera bakururwaga no kumva uko Yesu yigishaga no kureba uko afasha abantu. Bateranaga ari benshi aho yajyaga hose.
uyu munsi nizera ko uwo murimo ukozwe nk'uko Yesu yawukoraga, nawo wireherezaho ikivunge cy'abantu. Nizera ko itorero ryanyu rishobora gukura, kandi namwe mwashobora kugira ikivunge cy'abantu nimuramuka mukoze nk'ibyo Yesu yakoraga. Ntimugomba kwirirwa mushakisha amayeri kugira ngo mwireherezeho abantu kuza mu rusengero rwanyu. Ntimukeneye kubanza kunyuranya n'ibyo mwemera, cyangwa ngo mubanze muvangire ubutumwa mufite, ngo ahari ngo mushobore kureshya abantu kuza mu itorero ryanyu. Nta nubwo mukeneye n'inyubako idasanzwe kugira ngo mukurure abantu benshi kuza mu itorero ryanyu, ariko mukeneye gukorera abantu nk'uko Yesu yabikoraga. Ibyo Yesu yabikoze ati? Ni gute Yesu yafashije ikivunge cy'abantu? Yakoze ibintu bitatu. Icya mbere, yakundaga abantu. Bibiliya iratubwira muri Matayo 9:36, abonye abantu uko ari benshi arabababarira, kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Yesu yakururaga abantu kubera ko yabakundaga. Itorero rirangwa n'urukundo nta kabuza rizagera ku bantu, ariko icyo ni ikintu kimwe mu bindi byinshi. Icya kabiri Yesu yakoze, yakemuye ibibazo byabo. Mu isomo riheruka mwavuze ku kibazo Yesu yakunze kubaza abantu: urashaka ko nkugirira nte? Yashyiraga imbere gukemura ibibazo. Igihe abantu babaga barwaye yarabakizaga, abafite ibikomere akabahumuriza. Igihe abantu bazaga bafite ikibazo mu buzima bwabo yakemuraga icyo kibazo. Itorero rikemura ibibazo by'abantu biri mu baturanyi baryo, akarere cyangwa umujyi, nta gushidikanya rizazana abantu kuri Kristo. Icya gatatu, Yesu yigishaga abantu mu buryo bubanezeza kandi bwumvikana. Bibiliya iravuga muri Mariko 12:37 iti: benshi bamutega amatwi banezerewe. Ndizera ko ibi birungo uko ari bitatu, gukunda abantu, kubakemurira ibibazo, kubigisha mu buryo bwumvikana kandi bubanezeza, ibyo nawe byafasha itorero uyoboye kureshya iteraniro, bigatuma biribera imbarutso yo gukura no kwaguka, bityo rikaba uko Imana ishaka ko rimera. Nk'uko twabivuze, umurimo wa Yesu wakururaga ikivunge cy'abantu, kandi Bibiliya iratubwira muri Luka 14:23, ubahate kwinjira mu rugo rwanjye kugira ngo rwuzure. Bibiliya itubwira ko umwami Imana idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana, ishaka ko bose bakizwa. Niyo mpamvu amatorero agendera ku ntego akomeza gukura, ntibiterwa n'uko bashaka kugwiza imibare. Iyo si impamvu y'ukuri ikwiye kugushishikaza. Dukura kuko abantu bakeneye umukiza, kuko buri wese akeneye kumenya Yesu, kandi no kuba
umwe mu itorero rye. Igihe cyose ku musozi wanyu, akarere cyangwa umujyi, hazaba hakiri umuntu umwe utaramenya Kristo, itorero ryanyu rizaba rigomba gukomeza gukura. Iryo ni itegeko ry'Imana. Inshingano isumba izindi ivuga ko tugenda tukageza ubutumwa bwiza ku bantu bose. Dukurura abaturanyi bacu biciye mu buryo turamyamo Imana. Tugiye kureba uburyo 12 twemera ku byerekeye kuramya. Ibintu 12 twemera ku kuramya. Nta torero rikura hatagize abantu bashya barizamo. Ikibazo ni iki? Ni gute muzana abantu bashya mu itorero ryanyu? Ni gute urehereza abantu kuza mu iteraniro? Ndashaka kubabwira bumwe mu buryo bufatika bwo kubikora. Ariko mbere yuko dukora ibyo, hari ibintu by'ukuri ijambo ry'Imana ritubwira ku kuramya. Ndashaka ko tubanza kubivugaho kubera ko ariyo ntego turimo muri iyi nyigisho. Ugomba kwibaza ngo ni gute ndamya? Ni gute ndamya? Kandi ni gute ntegura iteraniro rivugirwamo ubutumwa buzana abantu kuri Kristo? Reka mbahe amahame shingiro 12 dukura mu ijambo ry'Imana. Icyambere, abizera bonyine nibo bashobora kuramya Imana by'ukuri. Ndabisubiramo. Icyambere, abizera bonyine nibo bashobora kuramya Imana by'ukuri. Ni Imana dukwiriye kuramya, si umuntu. Reka mbahe igisobanuro cyo kuramya. Kuramya ni ukugaragariza Imana urukundo rwacu kubera ukwiri ibyo yakoze n'ibyo yavuze. Abatizera ibyo ntibabishobora. Ntibishoboka ko umuntu udafite Yesu mu mutima we kandi utarahaye Yesu ubuzima bwe yaramya Imana. Niyo mpamvu abizera ari bo bonyine bashobora kuyiramya. Icya kabiri, ntabwo ukeneye inyubako runaka ngo uramye Imana. Ndabisubiramo. Icya kabiri, ntabwo ukeneye inyubako runaka ngo uramye Imana. Mu byakozwe n'intumwa 17:24 hatubwira ko Imana yaremye isi n'ibirimo byose. Iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Iki nicyo gitandukanya ubukristo n'andi madini cyangwa indi myemerere. Mu yandi madini menshi ugomba kujya mu rusengero kuramya Imana. Ariko Yesu yaravuze ati, umubiri wawe ni wo rusengero kandi umwuka wera atuye muri wowe. Ntabwo ukeneye inyubako kugira ngo uramye Imana. Pastor Rick akunda gutanga urugero rw'ukuntu itorero ayoboye ryakuze rikagera ku iteraniro ry'abantu 10,000 batarubaka inyubako yo guteraniramo. Icya gatatu nuko nta njyana y'umwihariko yitwa ko ariyo kuramya nyakuri. Nta buryo buriho bwihariye butunganye bwo kuramya. Yesu yatanze ibintu 2 gusa bigomba kwitabwaho mu kuramya. Muri Yohana 4:24 Yesu yagize ati, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Mu mwuka no mu kuri. Ibyo nibyo byonyine bikenewe
kugira ngo turamye tunezeze Imana. Bigomba kuba mu mwuka no mu kuri. Ibyo bishaka kuvuga iki? Mu mwuka bisobanuye n'umutima wanjye wose. Ntibikwiriye kuba kurangiza umuhango gusa, ntibikwiriye kuba ari amagambo gusa. Sinkwiriye kuba mvuga amagambo ntumva cyangwa ntemera, cyangwa kuramya Imana. Ngomba kuramya Imana mu mwuka, ngomba kuramya Imana mu mwuka. Nkwiriye kandi no kuyiramya mu kuri. Ibyo ni ukuvuga ko kuramya kwanjye kugomba kuba gushingiye kuri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana. Iyo tugize kuramya kudashingiye kuri Bibiliya, ahubwo kubakiye ku migenzo cyangwa ku nararibonye, cyangwa kubakiye ku kintu runaka ukunda gukora, uko si ukuramya nyakuri. Kuramya nyakuri gushingiye ku ijambo ry'Imana. Kandi igihe cyose dushaka kugira igikorwa twita kuramya, dukwiriye kwibaza tuti, mbese bishingiye kuri Bibiliya? Niba bitubakiye kuri Bibiliya, ntitugomba kubikora kubera ko atari kuramya nyakuri. Iyo mumaze kwiyemeza kuramya mu kuri no mu mwuka, nizera ko Imana ihita ibaha umudendezo w'uko muzajya muramya. Mushobora kuramya n'amajwi aranguruye, mushobora no kuramya mucecetse. Bishobora kujyana n'amarangamutima yanyu, bishobora no kutagira n'aho bihurira n'amarangamutima. Ku isi yose Yesu Kristo bamuramya mu buryo butandukanye. Buri cyumweru uko turamya muri Afurika siko baramya i Burayi, cyangwa muri Aziya, cyangwa muri Amerika y'Amajyepfo, cyangwa muri Amerika y'Amajyaruguru, cyangwa ahandi hose ku isi. Impaka zose zigibwa ku buryo bwo kuramya, mu by'ukuri ni ikibazo cy'ibyo umuntu akunda gusa, si ikibazo cy'ibikwiriye n'ibidakwiriye. Biratangaje ko buri torero ritekereza ko uburyo baramya ari bwo bukwiriye. Ariko Bibiliya yo ivuga ko igikenewe ari uko turamya bikorwa mu mwuka no mu kuri. Icya kane, abatizera bashobora kureba uko abizera baramya. Reka tuganire kuri iri hame rya kane. Abatizera ntibashobora kuramya Imana, ariko bashobora kwitegereza uko abizera baramya. Iyi ni ingingo y'ingenzi cyane. Nubwo utizera adashobora kuramya Imana, ni byiza cyane gutumira abatizera mu materaniro yacu yo kuramya. Kuki twakwirushya tubatumira se? Kuko bashobora kwitegereza umunezero bidutera, bakitegereza agaciro duha ijambo ry'Imana, nuko twemera rigahindura ubuzima bwacu. Bashobora kubona uko twakira ijambo ry'Imana n'uburyo turyubaha. Bashobora kumva uko Bibiliya isubiza ibibazo bisanzwe by'ubuzima, nuko ikemura ingorane
buri muntu afite. Babona uko turamya kudutera umwete, kukatwongerera imbaraga kandi kukanaduhindura. Aha ndashaka kuvuga ko kuramya nabyo bishobora kubahamiriza. Amateraniro yo kuramya nayo ashobora kuzana abantu kuri Kristo, nubwo abizera bonyine ari bo baba barimo kuramya Imana. Icya gatanu, kuramya Imana ni igihamya ikomeye cyane ku batizera. Iyo bumvise kubaho kw'Imana kandi ubutumwa bumvise bukaba busobanutse kuri bo. Ihame rya gatanu ni uko kuramya bihamiriza cyane iyo hari ikigomba gukorwa. Kubaho kw'Imana kumvikanye kandi n'ubutumwa bwumvikanye neza. Ibi byombi nibyo bituma iteraniro ryo kuramya ribyara umusaruro wo kuzana abantu kuri Kristo. Iyo urebye ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, aho Bibiliya itubwira iby'umunsi wa Pentekote, dusanga ko kubaho kw'Imana kwari mu iteraniro ry'abigishwa ku buryo byakuruye abatuye umujyi wose, ndetse tuzi ko hari ikivunge cy'abantu benshi muri iryo teraniro, kuko Bibiliya itubwira ko abantu 3,000 bakijijwe kuri uwo munsi. Mu byakozwe n'intumwa 2:6 Bibiliya igira iti, abantu benshi barateranaho. Kuki bateranye? Kuko bahabonaga Imana. Ariko nubwo abantu bumvaga kubaho kw'Imana n'ubutumwa bwahavugiwe bwarumvikanaga, nizera ko ibi byombi ari ingenzi cyane mu kuramya. Nizera ko ibi byombi ari ingenzi cyane mu kuramya. Mu kuramya nyakuri ubutumwa bugomba kumvikana. Uribuka ko muri iyo nkuru tubwirwa ko abantu baturutse mu bihugu bitandukanye bumvise ijambo ry'Imana mu ndimi z'iwabo. Uyu munsi igitangaza nk'icyo gishobora kudakoreka mu iteraniro ryanyu, ariko ihame riba rikiri rya rindi. Ijambo rigomba kumvikanishwa. Ntitwakoresha amagambo ya kinyedini ngo dutekereze ko abantu bazumva ijambo ry'Imana. Igihe imbaraga z'Imana zagaragaye maze n'ijambo ry'Imana rigasobanuka, uwo uba ari umuteguro mwiza w'ivugabutumwa. Ihame rya 6, Imana ishaka ko twitwararika tukazirikana ubwoba, ibibazo n'ibindi abatizera bakeneye mu gihe bari mu iteraniro ryacu ryo kuramya Imana. Ihame rya 6 ritubwira ko Imana ishaka ko twita ku bwoba, ibibazo, ibyifuzo by'abatizera igihe bari mu iteraniro ryacu. Iri ni ihame dusanga mu Bakorinto igice cya 14, aho Pawulo abwira itorero ati, nuko rero itorero ryose iyo riteraniye hamwe bose bakavuga indimi zitamenyekana, hakinjiramo abatarajijuka cyangwa abatarizera, ntibazavuga ko musaze? None se aha arashaka kuvuga iki? Muri iki gice Pawulo avuga ko impano
yo kuvuga izindi ndimi igomba kugabanywa mu materaniro rusange. Impamvu atanga nuko abatizera batazumva. Pawulo ntabwo avuga ko indimi ari ubupfapfa, oya sibyo avuga, ahubwo aravuga ngo zigaragara zite kutizera. Aravuga ko igihe abatizera baje mu materaniro yacu tugomba kuyahindura ku buryo butuma tubageza kuri Kristo. Reka mbahe urugero. Nje n'umugore wanjye iyo dusangira ibyo kurya n'abana bacu, iyo hateguwe nk'ibishyimbo, amafunguro asanzwe tumenyereye mu rugo, turicara tukabisangira. Ariko iyo twagize abashyitsi dutegura ibyo kurya mu buryo butandukanye. Bishobora no kuba ari bya bishyimbo n'ubundi cyangwa amafunguro asanzwe, ariko tukabitangana ikinyabupfura kirenzeho. Dukomeza kuzirikana ko dufite abashyitsi. Turushaho kugira ikinyabupfura, tukabanza tukarurira abashyitsi. Ibyo kurya ni bimwe, ariko tubitanga mu buryo butandukanye kuko dufite abashyitsi. Ni kimwe n'igihe twatumiye abashyitsi mu materaniro yacu. Dutumira umushyitsi mu iteraniro, ijambo ry'Imana rigakomeza kuba irisanzwe, ntabwo duhindura ijambo ry'Imana, oya. Ubutumwa ntibugomba guhinduka. Ubutumwa ntibugomba guhinduka. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yuda igice cya 1 umurongo wa 3, ni ukuri kwatanzwe rimwe kugenewe abera. Ntitugomba na rimwe gufungura ubutumwa, ariko dushobora guhindura uburyo tubugeza ku bantu. Dushobora gukoresha amagambo atandukanye, dushobora kubuvuga mu buryo bworoheje cyangwa bugusha neza abantu kugira ngo babwumve kandi babwakire. Ntabwo tuba twishushanya, ahubwo ni ikinyabupfura no kubaha abashyitsi. Ihame rya 7, iteraniro ryo kuramya ntirigomba guca ibintu hejuru kuko rigamije gukurura abatizera. Ntugomba gutatira ubutumwa. Icy'ingenzi bube bwumvikana gusa. Mwite kuri iri hame rya 7, nuko amateraniro yo kuramya atagomba kugira ibyo atakaza kugira ngo ashimishe abashyitsi. Nta na rimwe ugomba gutanga ubutumwa buvangiye witwaje kunezeza abatizera. Ntugomba kuvangira ubutumwa ngo ni ukugira ngo ugere ku batizera. Ubutumwa ntibugomba kugabanywa, bugomba gusa kuba bwumvikana. Rimwe na rimwe tubaye abanyakuri, ijambo ry'Imana ntabwo ritugwa neza. Igihe Yesu yagize ati mugomba gusiga byose kugira ngo munkurikire, iryo si ijambo riryoshye. Ntituvuga ngo tugende duhindura amagambo ya Yesu. Turimo kuvuga ku gutuma abatizera cyangwa abashyitsi bari mu materaniro bagubwa neza, kuva uburyo tubaramutsa,
dukoresha amasengesho bumva, tukabasomera ibyanditswe mu buryo bwiza bumva, kandi tukanabisobanura mu buryo babyumva. Ihame rya 8: kenshi abizera n'abatizera bakenera ibintu bimwe. Hari ibintu bimwe badahuza, ariko ibyinshi barabihuza. Ubu noneho reka mbasobanurire ko ibyifuzo by'abizera n'iby'abatizera biba bitandukanye, ariko mu bice bimwe na bimwe by'ubuzima kenshi ibibazo byabo biba ari bimwe. Urugero, abizera kimwe n'abatizera bakeneye kumenya uko bakubaka imiryango ikomeye. Abizera n'abatizera bose bakeneye kumenya uko umuntu yakwitwara mu bibazo bitandukanye by'ubuzima. Abizera kimwe n'abatizera bose bakeneye kumenya uko umuntu yahangana n'ibimugoye, ipfunwe ntibimuteye ubwoba. Abizera kimwe n'abatizera bakeneye kumenya Imana iyo ari yo. Abizera kimwe n'abatizera bose bakeneye kumenya uko Imana ifitiye ubuzima bwabo intego. Nuko rero iyo urimo gutegura iteraniro ry'ivugabutumwa hakaza abatari abakristo, ugomba kwibanda ku bibazo abakristo bahuriyeho n'abatari abakristo. Wite ku bibazo by'abakristo gusa mu iteraniro ryihariye ryabateguriwe. Abakristo ntago baba baretse kuba abantu nk'abandi iyo bamaze gukizwa. Basangiye n'abandi ibibazo kandi tugomba kubyitaho. Ihame rya 9: biba byiza cyane iyo iteraniro ryibanze ku mwihariko ujyanye n'intego yaryo. Biba byiza cyane iyo iteraniro ryibanze ku mwihariko n'intego yaryo. Ni byiza kuringaniza amateraniro uhereye ku ntego yayo. Muri aya mahugurwa turababwira kubakira itorero ryawe ku ntego 5 z'Imana. Kandi nk'uko twabivuze mu ivugabutumwa ndetse tukaba dukomeje no kubivuga mu kuramya, bitanga umusaruro iyo uteguye iteraniro uhereye ku ntego ufite. Iteraniro rimwe rishobora kuba rigamije kuzana abatari abakristo kuri Kristo. Irindi teraniro rikaba iryo gufasha abizera gukura mu kwizera kwabo. Izi ni intego ebyiri zitandukanye zagombye no kugira amateraniro abiri atandukanye. Inshuro nyinshi nk'itorero tugerageza kubikorera hamwe byose. Tugerageza gufashiriza hamwe abizera bakuze mu kwizera, abakivuka n'abatarizera. Ariko iyo ukoresheje ibimenyetso bivangavanze, ubona n'ibisubizo bivangavanze. Birushaho gutanga umusaruro iyo buri teraniro rifite umwihariko waryo. Mu buhamya bwe Pastor Rick aduha iyi nkuru igira iti: ibi nabyigiye iwacu mu rugo, kubera ko rwari urugo rwa gikristo. Data yari umupastori. Uko nakuze njya mu rusengero sinigeze menya uko ibyumweru byakurikiranaga. Icyumweru cyiza cyo kuzana inshuti zanjye zitizera ku rusengero. Igihe kimwe naba nazanye inshuti yanjye itarizera ku rusengero, maze data akavuga ubutumwa ku mukristo ukuze.
ibyo nta kintu bibwira utizera, ntabwo abyumva. Ubundi data akabwiriza ku gutanga cyangwa kwiriza ubusa cyangwa gusenga cyangwa kwiga Bibiliya, maze ya nshuti yanjye itizera ikambwira iti ibi ntabwo bisobanutse. Nyamara hari n'igihe nazaga mu rusengero maze data akavuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'agakiza, nuko wahinduka umukristo, ariko icyo cyumweru nkaba nta mushyitsi nazanye. Ntabwo namenyaga icyumweru nkwiriye gutumira inshuti zanjye. Uzabona ko hari abantu mu itorero ryanyu bazana inshuti zabo z'abatizera mu materaniro, baramutse bazi ko nibazana inshuti zabo muri ayo materaniro azumva indirimbo zimunezeza, akumva ubutumwa buhuye n'ibibazo bye, akamenya ko umugambi w'agakiza uri busobanurwe mu buryo bworoshye bwumvikana, akamenya ko kandi nta kintu kizabangamira inshuti ye, ko inshuti ye izumva iguwe neza kandi igasobanukirwa ibizakorwa, nta kabuza abantu bazatumira inshuti zabo. Amwe mu matorero agira amateraniro y'ivugabutumwa kenshi usanga usibye ubutumwa ibindi byose mu materaniro bigenewe abizera. Amasengesho agenewe abizera basengera abandi bizera, indirimbo zigenewe abizera baririmbira Imana n'abandi bizera, n'ibindi byose bikorwa nk'amatangazo, ibiganiro n'ubuhamya. Noneho mukagera mu mwanya w'ubutumwa bwiza, wa muntu utari umukristo atakibasha gukurikira kubera ko yabirambiwe. Igihe Pastor Rick yatangiraga itorero rya Saddleback, yateranije itsinda rito ry'abizera maze araribaza ati, mutekereza ko ari ikihe gihe cyiza cyo kuzana umuntu utarizera mu iteraniro? Baramusubije bati, ni ku cyumweru mu gitondo. Muri Amerika iwabo birashoboka kuri wowe byaba bitandukanye bitewe n'aho utuye, ariko muri Amerika ni ku cyumweru mu gitondo, no mu Rwanda ariho hose byashoboka. Pastor Rick yagize ati, ni ikihe gihe mutekereza ko utizera yakwifuza kuza mu materaniro? Baramusubiza bati, umuco wacu ni ku cyumweru mu gitondo. No mu Rwanda ni kimwe. Yakomeje ababwira ngo, nimureke duteganye amateraniro abiri mu cyumweru, iteraniro rimwe ry'abakristo bari mu nzira yo gukura, irindi ribe iryo kuzana batizera. Abibabwiye barabyishimira. Niyo mpamvu mu itorero ryabo amateraniro yo mu mpera y'icyumweru, ku cyumweru no ku wa gatandatu bagira 5, yateguriwe kugira ngo abantu bajye bazana inshuti zabo. Iteraniro ryose riba riteguye mu buryo butuma abataramenya Kristo bumva ubutumwa bwiza. Noneho amateraniro yo mu cyumweru hagati ku wa gatatu akaba ayo kubigisha kubaho nk'uko Imana ishaka. Basanze gukora gutyo bakagabanyamo ibice bibiri amateraniro, aho kugira ngo bavangavange byose mu gihe kimwe, byatumye babona umusaruro ushimishije.
impande zombi mu gufasha abizera gukura n'abatizera kuza kuri Kristo. Pastor Luc atanga inama ko byaba byiza gutegura amateraniro ku buryo buri teraniro rigira umwihariko waryo. Tugeze ku ihame rya 10, iteraniro riteguriwe abatizera riba ari ryo kunganira ivugabutumwa abantu baba basanzwe bakora ku giti cyabo, si ukurisimbura. Ikintu cya 10 turimo tuvuga, iteraniro ry'ivugabutumwa riza ryiyongera ku ivugabutumwa rikorwa na buri mukristo. Intego y'iteraniro ry'ivugabutumwa si ukubwira abantu uti ntuzongere kwirirwa ubwira abantu ubutumwa bwiza uri wenyine. Oya, oya. Tubona ko abantu boroherwa no kwakira Kristo mu matsinda, aho baba bari mu bandi bantu babashyigikiye, kandi bakira Yesu Kristo byihuse iyo hari undi muntu wabanje kubabwira ubutumwa bwiza. Umuntu ukijijwe yegera udakijijwe bari bonyine, akamuha ubuhamya, akanamubwira uko umuntu yakira Yesu, maze agaheraho akamusaba ko bazajyana mu materaniro yateguriwe abatarakizwa. Bigenda biti, iyo ubwirije umuntu abadakijijwe ku kazi, mu baturanyi, aho utuye cyangwa ku isoko, noneho uba ugomba kongeraho ngo ese ubundi kuki utaza ngo tujyane ku rusengero. Noneho mukaba mufite iteraniro ryateguriwe umuntu nk'uwo. Iyo bahasanze abandi bantu baribwira bati iki si ikintu cyizerwa n'umuntu umwe, ndabona hari n'abandi babyizera. Ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko abantu iyo babonye uko abandi bakomeye mu kwizera kwabo, bituma bakira Kristo mu buryo bwihuse. Tugeze ku ihame rya 11. Nta buryo ngenderwaho buriho bwo gutegura iteraniro rigamije ivugabutumwa. Icyakora rikwiriye kugaragaramo ibi bikurikira. Iri ni ihame rya 11. Nuko nta buryo ngenderwaho bwo gutegura iteraniro rigamije ivugabutumwa. Iteraniro uzategura rizaba ryiza ku itorero ryawe. Sinababwira icyo mwakora gusa, hari amahame amwe nabaha. Mugomba guhuza n'umuco wanyu, abaturanyi bawe ndetse n'abantu ushaka kugezaho ubutumwa. Ibintu bitagibwaho impaka bitagomba kubura mu iteraniro rigamije ivugabutumwa ritegerejweho umusaruro. Ni ibintu bitatu navuze ntangira iyi nyigisho. Icyambere, ugomba kugaragariza abantu bari mu iteraniro urukundo. Ugomba kugaragariza abari mu iteraniro urukundo. Icya kabiri, ugomba kuvuga ijambo ry'Imana mu buryo bworoshye, bushimishije kandi bwumvikana. Icya gatatu, ugomba guhuza Bibiliya n'ikibazo cy'umwihariko bafite mu buzima bwabo. Ugomba guhuza Bibiliya n'ikibazo cy'umwihariko bafite mu buzima bwabo. Mu by'ukuri
igikurura umubare munini w'abasanzwe baterana kuza mu itorero runaka ni uburyo babona ubuzima bw'abantu buhinduka. Ihame rya 12 ari naryo rya nyuma, bisaba abakristo batizirikana ubwabo gusa, bakuze mu mwuka, kugira ngo itorero ribashe gutegura iteraniro rikurura abashyitsi. Bisaba abakristo batizirikana ubwabo gusa, bakuze mu mwuka, kugira ngo itorero ribashe gutegura iteraniro rikurura abashyitsi. Iri hame ndarisubiramo hagatatu rya 12. Bisaba abakristo batizirikana ubwabo, bakuze mu mwuka, kugira ngo itorero ribashe gutegura iteraniro rikurura abashyitsi. Murabyumva ko rero bisaba abakristo batizirikana ubwabo, bakuze mu mwuka, kugira ngo itorero ryabo ribashe gutegura iteraniro rikurura abashyitsi.